maze kumukorera anshyira nta mwite njye Kibagabaga nta mubaga nari mfite mbayo Gatera nkurayo Gatera Jide wa Dominico niwe wankuye Kibagabaga ndimo kuvuga ngo Gatera Jide wa Dominico yazanye nka 300 zimaze kubyaza inka 600 umwanzara akaje Kibagabaga atagira umurwaza ngo Gatera Jide wa Dominico ndabaza ngo muganga waretse nkitahira iwacu ku Kagugu abaganga baravuze bati bahamagara Gatera Jide wa Dominico araza ati umuntu twafashe itaho uramuzi ati mure kurataye avuga yuko ntagomba gukena none barambuza no gukandagira no kwisambuye no kwambuka mu isambuye ni mu mbabarire abayobozi umuntu twafashe itaho mu mpamagare Gatera utita utishwi reka numve Imana idosize kwisi tumara imyaka 20 nidukora neza imbere y'inyama zinka za Gatera nimunyemerere umwanzara akaje Kibagabaga atagera umurwaza we nimwubaha ababyeyi munkurikiranire imbyino zizwe guheka yes ako kantu vuga ngo bahita ngo Urugunzu TV urayize utita utishwa nje nabajije nakinye ndirimba bavuki igitarama Interpolice nziza ya yesehese dushigekeye Paul Kagame tugamije iterambere nimunyemerere bavuki igitarama muyoberwa Interpolice ya Seburikoko ambukanya Barongo ariwe muhogo Interpolice nziza ya yesehese dushigekeye Paul Kagame tugamije iterambere abavuki igitarama nibashigikire Imana iduseze kwisi FPR yaravuze ati tufata ubutaka neza FPR irabanza kabentware nyantwari ngero ukuntu wavukira igitarama ukayoberwa Interpolice ya Seburikoko irirya ku karere abigitarama bose harimo ba Valence ba Nyakwigendera dore Imana idosize kwisi Interpolice nziza ya SS Interpolice ya SS abantu bayizi bose njyewe ndabashimiye amafaranga fere namabye byabyishwa abavuki igitarama bazi Interpolice ya Seburikoko ndi umuntu witwa amfashita Interpolice nziza ya yesehese dushigikiye Paul Kagame tugamije iterambere mumenye Kacyiru murebe Interpolice ya Seburikoko uvukiye igitarama ngira ukuntu wavukira igitarama